Wow, my people, mumeze, welcome to our YouTube channel. Abantu bashyashya, this is Ariel and Arnaud YouTube channel. Make sure you subscribe down below, like, share. Let's get it. Uyu munsi noneho, nkuko mubizi njya kubita utuntu tw'ubwenge, utuntu tw'utu food hack, yeah? Food hack z'ubwenge, sibyo? So, today, ngiye kubakubita indi food hack, like, bya biryo nyine urumva, ntago ari iby'abanebwe. Ni ibiryo ariko like biri fast like ushobora guteka biri fast to as in like uvuye mu kazi unaniwe sibyo wumva unaniwe cyangwa ugize ute ukatukubita iminota 3 iminota 2 umunota umwe biterwa n'ukuntu uteka bikabera baye ngiye guteka ariko utuntu turi simple sibyo utuntu turi simple twihuta nyine tu. So stay with me, let's go. Yeah, nkuko mubibona ahangaha akazi kaba kameze nabi ariko actually hano nari ndimo ndarangiza sinjye uburota kabisa ko ninjye wari gukora shift ya nyuma rero uri coveringa abantu bose yine batashye yine tunyanga kubi ya celebration ugashika kubera ko yine urumva urangije akazi time yo kujya home shaka kintu kiryoha nkacyo koko kabisa utashye abana bari fresh ariko reba nk'ukuntu hasa ariko kandi ubu ngo ni saa moya za nijoro kabisa ariko rero wagira ngo ni ajya ni kumanywa wallahi nka saa 6 z'amanywa wallahi Cyaze mu bro wedangaye birenze umva muri office nta muntu umurimo njye no bari wasigaye ko njye wakoze shift yanyu shaye shift ndayanga kuko umuntu atayacu niyo mpamvu rero ngiye kwita nkwereka staff wahita uteka vuba nkuko nene babwiye ibintu bitari bujye kukurushya ujya muri rwinshi naye pana we upfa kuba uri kureba ino video ntuhita ugenda kazi kawe ntabwo uzajya ubundi iyi sinoza ya gatatura ni ya gatatu izindi nazo nazishyizeho already like utuntu tworoshye guteka fast so rero ngiye kubikwereka sibyo naho uzagenda ubigerageza kandi biraryoha koko kibi njya mba murabizi reba iryo zuba zuba rya saa moya n'ukuri kwibana nta nubwo wamenya ko ari saa moya dore ngiyo bisi yanjye iraje twegerane yanjye ikiza kino staff rero irihuta ni kuruta muri bisi uragenda ukaruha ariko iyi ngiyi ibigenda fast top piniere so muri tram rero ngiye hari ikintu cyananga reba nk'ubu hari umwanya uri free ariko abantu babihagarari wakibuka ukuntu mu Rwanda shira umuteta abantu barwanaga ngo bicara ariko ahangaha wapi nta muntu ushaka kwicara. So hano nena already navuye muri bisi nageze muri hood birirwa bubaka mana yanjye nawe abantu amafaranga bayavana kandi aba banuza abaporona nubwo bakora cyane twegorora usanga twirwa turwana kiraka cyose ufata tipe ntibakora ariko ana amafaranga bayavana simbizi. So ahangaha nayo imaje kugera mu gashop ngiye guhaha utuntu nyine utuntu two gukoresha nyine two gutekesha ham ngomba kuyifata kamera like ko staff nayo ngiye guteka sibyo ham nyine bikenewe nyine tu as in like ubishatse nta wakoresha ariko ngiyewe nari nyikeneye like ndakunda kuyitekesha iyo ngiye gukora staff mwizi. So narayifashe kitunguru nawe miboro byinshi bro mashop hano kabisa nuko nyine ibintu byose reba izo nyanya z'umuhondo murazizi we uzuko ngero bwa mbere nari nzibonye nazimenye nawe nenzi ko abaye inyanya z'umuhondo I mean like nziza icyatsi zitarashya nyine aribwo nugushye zitarashya sembeze ariko n'ubwa mbere rero inyanya z'umuhondo amagi nayo ntabwo nakibura kandi wabona hari abantu mugura amagi mukahita mutera ugomba kubanza ugafungura ugacekinga ko nta yamenetse urumva ko ugiye kuyagura yawe. So rero
nibyo so n'umugati nawo ntabwo murabizi ngiye umugati nayo yababwiye ko none ngiye n'umugati ni pata na ruyi. Ikintu kindi tuba dukeneye ni butter nayo nari mfite, so najana ntabwo nshobora kugenda mu isoko ngo uve unaguze butter. Abantu mutatekesha butter, I don't know even what you cooking with, like I mean nako muzayigerageze muzambwisha iryohe ituma ibiryo biryoha koko ewe. So none ndangije guhaha nitahiye, murabona iyo twageze ahangaha ni hood nyine nkuko mubizi hano umuntu abageze hood. So ndatashye already, I'm inside home, it's time to cook, let's go. So murabizi igitunguru nicyo cyambere, ubundi ateka igitunguru mu biryo nzahora mbikubwira, sinzi ibintu guteka ibyari byo ukoresha igitunguru, ubundi nicyo kirungo cyambere. Abantu bavuga ngo ibirungo iyo wibagiye igitunguru sugu uri mu biki, sinzanza no kubita udufodo haka tw'ubwenge muze muvuga ngo shese ntacyo nabahaye do urumva. So wowe ukata ibitunguru byawe fresh sha bitunguru yaryana we hano nareze nafuye buriya rero poivro nayo irakenewe. Ubwo ndi kubabwira na ingredient ko numvishana navuga ati ntabwo tuyo tubabwira ingredient already zatangiye. Igitunguru bakibonye, poivro ukazikata, so ngiye nazikase gutya like nazigumishije ziri straight kubera ko nyine niko nshaka kubiteka, sibyo kandi mumbaza byinshi nawe uzazikata uko ubishaka. Okay, inyanya nazo zaye zikenewe, mwabonye ko naziguze right. Sha inyanya no zirahenda wa muntu, simwabonye ko naguze utuntu tungaye ni ari tutatu. Inyanya zirahenda baba we, ntabwo nzi mu Rwanda bazi mu Rwanda nabuze igihe meruka rwose inyanya zari ikisi byari byoroshye kanga. Inyanya zirahenda bro, zirahenda byatari. Niba batazihinga ni nyinshi usanga zanavuye nko muri Espagne nyine tu. So mwabonye inyanya, ubu ngubu nta amagi akurikiye murabizi ngewe nza abantu bazi nga amagi uyatekamo umureti wawe ndi w'ikizeru usanzwe no kuyatogosa wapi, ntago ari ibyo ngibyo gusa batekesha amagi. Dore iyi ni inoza ya gatatu ngiye kubakubita. Ya mbere mwarayibonye, ya kabiri murayibona, iyi ni ya gatatu sasa. Food haka mainly ubu ngubu turi ku magi, ikintu cyose ushobora guteka kandi fast. Mwayibonye sibyo? Amagi twahereye kuki, gitunguru, poivro n'ibindi byose akosunda bisubiramo kandi mwayibonye oya ntaye nko kubisubiramo. So ukatufata mwabonye ko ariko naguze agapanu gashyashye kakunga gashaje kwa heri kono biryo ni gute bitanya no wafashe nuza nshyashye nubwo kakandi kari gashaje karyoshyaga ibiryo ariko ni ntacyo. So banza nkakaranga poivro, ngiye ngomba abantu ngo murya ngo poivro ngari mbisi ariko shana nkaba nakura poivro mbisi reka bro, ntabwo mbizi ukuntu ngiye nshobora abantu mu Kenya poivro mbisi reka. So poivro yo maje kuzikaranga uzivanamo nyine, noneho ukatushyiramo nyine ibitunguru nyine tunabyo ugasa nk'ubikaranga. Nubwo bwose byanshiranye muhumirize nimubirebe, sister yari afite urugambo rwinshi cyane atuma benshirana. So no utushyiramo amagi ukatufata like bitarafata nyine tukatufata imigati ukayishyira ukayishyira ku magi nyine hejuru, wowe urubika ukubura muri kubibona nyine sinzi ukundi ubisobanure. Udubikaho hejuru ukatucurika ugaterekaho gutya, sibyo? None iyo maje kumera gutya, none wowe nyine icyo ukora no kugira ngo bitaza gufata munsi ku ipanu, ukagenda yene uzanga agafoke fresh, none ukahita ucubanura tayari. Urabona ariko ko umureti wafashe ku mugati, none ukagumya nyine usunika gake kugira ngo none amagi mabisi nayashye nyine. Ntabwo ushobora guteka umureti ngo uzare amagi mabisi jami. Niba uteka umureti ukaza ari amagi mabisi ntabwo uzi guteka umureti. Tukomeze. So no hejuru ushyiraho no sibyo, ngiye nabanjeho poivro, ushobora kubitondeka uko ubishaka. None ukatushyiraho tunyanya sibyo. No
iyo ufite na bya ball byibabi by'icyatsi nyabyita gute ntabwo nzi ukuntu babyita bro nabyo bifite ushatse wabishyira biba biri muri baga cyane sibyo none ukatushyiraho ham katurenzaho agacheese kawe urumva nyine nukuvuga ufite staff nyinshi nyine ushaka zose gushyiraho wazishyiraho ufite tunyama wadushyira ibintu byose byetu none ukahita none ufata mwabonaga ko nyine ku murete hari utuntu two ku ruhande tuba tugiye turiho none ukagenda dusasaho hejuru sibyo nkuko nyine muri kubibona umurete wanjye nyine nta amagi abiri yonyine nakoresheje niyo mpamvu nyine mubona twagiye ducikagurika ku bora ariko ubundi nuko nkuko yabimeze none iyo urangije nyine uhita wubikaho ikindi gice tayari babaro mbwiza ukuri iminota ibi bintu byagutwara si umunota umwe bikaba birabaye baba we ubu ngubu kaba kabaye nyine dore ngiyo staff wahita toast y'umureti wahita umugati umeze ute simbizi ariko biba biri crunch buriya nuko nakuyeho amajwi ariko ubundi aba ari crunch nyine tukubera ko nyine n'undo umugati waba waferitije sibyo bro iyi boy iraryo ndakubwiza ukuri try it kandi mwayibonye ko nta n'iminota nta n'iki ukahita wirira uvuye mu kazi sibyo cyangwa se uvuye ku ishuri wumva ikinegwe agari ikinebwe wumva umunaniro wakwishe sibyo ukahita man bro ndakura iyi boy irarenze try it muzamungira sibyo muzavuge ngo nta kintu mba nabahaye sibyo bakubise food haka y'ubwenge go and try it and let me know in the comment niba warabigerageje bikaba fresh bikaba successful sibyo so iyo niyo ball nashaka kubereka sibyo so guys turabemera sana subscribe and share